Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gufatira u Rwanda ibihano. Ni nyuma y'uko Donald Trump ahagaritse bimwe mu bitangazamakuru birimo igitangazamakuru kizwi nk'Ijwi rya Amerika gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko gikora mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'ururimi rw'Ikirundi. Bikavuga ko impamvu bayihagaritse ari ukubera ibiganiro bikora birimo n'intambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo bikaba byatumye ibingibi bihagarara. Bamwe batangiye kwibaza niba impamvu yaba ari uko rikora no mu rurimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se barigeze kugirana ikiganiro na Perezida Paul Kagame, bityo bigatuma bahita bafunga iki gitangazamakuru VOA cyangwa se Ijwi rya Amerika. Ni amakuru agendanye n'ibihano bigera kuri bitatu tugiye kumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye igihugu cy'u Rwanda. Byose nahangaha kuri Zaf TV Info Rwanda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro wacu ukande subscribe unanyuze kandi no kunzugira, bizajya bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Amakuru reka tuyatangirire rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakozi ba radiyo Ijwi rya Amerika VOA mu biyaga bigari basabwe guhagarika akazi ko itegeko rya Perezida Donald Trump gusa bakajya bahembwa nk'uko bisanzwe kandi badakora. Ibi bishatse kuvuga ko radiyo Ijwi rya Amerika mu Kinyarwanda ndetse no mu Kirundi birava ku murongo ntibizongere gukora umunsi ku wundi. Ibi ngibi bikaba byamenyekanye muri iki gitondo cya tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ko byahagaze kubera gahunda cyangwa se itegeko rya Perezida Donald Trump. Mu Cyongereza ni itangazo rigira riti ndabona iri tangazo ritagaragara neza ngo ndibasomere, ariko reka ngerageze mbivuge mu Kinyarwanda. Ati iri ni itangazo cyangwa se ni itegeko rivuye mu bubasha cyangwa se riha ububasha n'iteka rya Perezida Donald Trump rituruka muri White House. Birasaba ko ibitangazamakuru harimo nk'Ijwi rya Amerika ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifite ububasha gukora mu Kinyarwanda cyangwa se bifite naho bihuriye mu Kinyarwanda nta cyemerewe kongera gukora ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi bikaba birimo biraterwa n'uko harimo amakimbirane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zaratangiye gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwumvikane bwahuje Perezida Donald Trump ndetse na mugenzi we Felix Tshisekedi mu kuganira ndetse no guhererekanya amabuye y'agaciro, undi akamufasha mu kurwanya intambara ndetse no gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Bamwe bari bibaza niba social media zishobora gufungwa zo mu Rwanda bikamera nk'uko mu Burusiya bimeze, harimo imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye n'ubundi zirimo iza YouTube, Instagram, TikTok, X yahoze ari Twitter zikongera zikabaningwa nk'uko byagiye bigenda mu bihugu by'Uburusiya. Murabizi ko nka YouTube zitakiha kandi zitemerewe kuhakorera. Amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatira u Rwanda ibihano, ari nako bikomeza kugenda bishira riske ikomeye cyane cyangwa se intambara ikomeza kugenda ijya imbere iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi isi yose yikoma igihugu cy'u Rwanda, dore ko isi yose yahagurukiye igihugu cy'u Rwanda mu gushaka kuyifatira ibihano. Reka twikomereze amakuru ayo kumva Ijwi rya Amerika cyangwa se ibyo bitangazamakuru byahagaze. Ubwo icyo bari buze gukora ntabwo ngewe nyizi. Rwamagana umutesi ushinjwa n'abakozi kubacuruza mu kabari. Rwamagana umutesi ashinjwa n'abakozi be kumucuruza mu kabari. Mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana akaba ashinjwa n'abakozi be kubakoresha akazi ndetse akanabacuruza ku bagabo. Umutesi yatawe muri yombi mu ijoro ryo kuri tariki 16 Werurwe 2025. Amakuru avuga ko uyu mugore yafashwe akekwaho gufatanya n'umukiriya we bagakubita umukozi yakoreshaga mu kabari, ndetse abakozi barimo n'uwakubiswe yakoreshaga mu kabari ke bavuga ko yabacuruje ku bagabo bazaga kunyweramo inzoga. Mutesi Diane avuga ko yakubiswe ku cyumweru gishize nyuma yo kwanga kuryamana n'abakiriya. Yabwiye igitangazamakuru Bwiza dukesha n'amakuru ko kwanga gucuruzwa byamuviriyemo gukubitwa mu buryo bubabaza cyane kandi mu buryo bubabaza umubiri. Yagize ati yarambwiye ngo nzaze amagare y'abakiriya nyashyire aho nyacungira umutekano. Noneho hashize akanya arambwira ngo Mutesi ngwino hano hari umukiriya ugushaka. Ndamubaza ngo aranshakira iki mu buhe buryo? Arambwira ngo wowe ngwino kuko amafaranga yanjye yamaye n'ayawe yayamaye. Narabyanze. Noneho hashize umwanya aravuga ngo umukiriya abuze telefone kandi ni wowe wayibye. Batangira kunkubitira hanze banyinjiza muri icyo cyumba, muri iyo shambure uwo mukiriya aryamyemo.
Mutesi akomeza agira ati mabuja yanyambitse ubusa bankubita nambaye ubusa igice cyose uwo mugabo yankubitaga amukoropesho n'imigeri ashaka kwinjiza igisongo mu gitsina cyanjye navuzaga induru abantu ntibatabare kugeza ubwo hari umuyobozi wahageze bituma n'abandi baza. Undi mukobwa w'imyaka 20 avuga ko mu murenge wa Gishari akagari ka Rurundo nawe akoraga muri ako kabari yabwiye igitangazamakuru bwiza ko uwo Mutesi Beyonce n'umugabo we witwa Turatsinze aribo bakubise Mutesi Diane. Ubushinjacyaha bamushinja kwiba telefone y'uwo mugabo wari wasabye uwo mugore kumuha uwo mukozi ngo baryamane. Umukobwa avuga ko nyuma yo kubona ikubitwa rye bya mugenzi we wari umuhanze iminsi cyangwa se wari uhamaze iminsi 3 nawe yayizindutse ataha mu gitondo cyo kuwa mbere. Yagize ati nabonye uburyo mabuja yafatanyije na Turatsinze bagakubita mugenzi wanjye ngira ubwoba nanjye nitahira nsezera muri ako kazi. Ubu tuvugana uwo mugore yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe gucunga umutekano za hariya zikavuga ko uyu mugore ari gukurikiranwa. Yagize ati uyu mukobwa kandi avuga ko nawe yategetswe kuryamana n'umukiriya ndetse amutegeka n'amafaranga ahembwa yo gusambanya n'umukiriya yanywereye mu kabari ke. Ati ibyabaga bihariya twategekwaga ko kuryamana n'umukiriya kuko yavugaga ko tutabikoze amafaranga yo kuduhemba atazaboneka. Njye yarambwiye ngo umukiriya yishyuye shambure ndetse nanjye arampa amafaranga 3,000 noneho shaka kumunaniza ndamubwira ngo amwake amafaranga 10,000 kugira ngo ndebe ko namunaniza ahita ambwira ngo nutayafata uhita utaha. Narayafashe turabikora ariko mu by'ukuri nabikoze ntabishaka gusa natekerezaga ko ukwezi ni kurangira azampemba ankitahira. Uwo mukobwa avuga ko Umutesi Beyonce asanzwe afite inzu irimwo akabari ndetse akanagira indi irimwo ibyumba 3 bikorerwamwo ubusambanyi n'abanywera muri kariya kabari ndetse ngo bamwe muri abo bakiriya bategetswe n'abakozi cyangwa se yategekaga abakozi be gukorana imibonano mpuzabitsina nabo. Kuwa kane ubwo igitangazamakuru bwiza yageragezaga kuvugana n'Umutesi ku buryo ashinjwa n'abakozi be yanze kugira icyo abivugaho ahubwo abaza umunyamakuru inyungu abifitemo kugira ngo atange amakuru. Ngayo nguko nuko bimeze ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo uwo mugore Mutesi Beyonce wacuruzaga abakozi be. Kandi subscribe n'ayandi makuru mu kandi kanya. Imana ibahe ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima.